tukavuga duti mu by'ukuri umuntu yaremanywe kamere yo gukunda no kwishimira amajwi meza anyura mu matwi ye, ahashobora kuzamo n'umuziki mwiza. Allahumma salli ala Muhammad. Abu Muhammad Shia, Uwisilamu bw'umwimerere. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalaiqi ajma'in. Muhammadin wa itratihi al-aqdasin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمو دين الإسلام ناكيد كنديري بكيبه أبدا. umuziki muri Islamu ntago ari icyaha kuko ntago ari haramu. Bavandimwe, iyo tugeze ku nsanganyamatsiko y'ibyerekeranye n'umuziki, usanga abayisilamu benshi bagira gutandukana, aho bamwe bagira bati umuziki wose ni haramu. Wenda bo ntarumva n'abavuga bati umuziki wose ni halal. Ariko se ni gute umuziki wose uko wakabaye waba halali mu gihe imiziki igezweho uyu munsi yigaragaza ubwayo? Imiziki y'injyana zidundika ishyirwamo kugira ngo abantu baminjirewemo ikiyobyabwenge runaka. Imiziki irimo amagambo y'ibishegu yoshya abantu ubusambanyi. Imiziki ishora urubyiruko mu nkundo zidafite epfo na ruguru ziziririjwe. Imiziki irimo amagambo y'ubwibonyi n'ubwirasi. Imiziki yuzuyemo amashusho y'urukozasoni. Hanyuma se kandi ku rundi ruhande, ni gute umuziki wose uko wakabaye waba haramu mu gihe tuzi imiziki rwose idafite ikitwaye na kimwe indangagaciro za Kisilamu, nk'indirimbo zubahiriza ibihugu n'izibitaka, indirimbo z'abasirikari ku rugamba nziza, indirimbo zamamaza ibicuruzwa mu buryo bwiza, indirimbo zivuga Imana, zivuga ibigwi by'intumwa, zivuga ibigwi by'abayimamu bo muri Ahlul Baiti, indirimbo zivuga amahoro, urukundo n'umubano mu bantu. Kaifa, ni gute bishoboka? Bisobanuke ko ushyize mu nyurabwenge karemano, ubwenge Imana yaturemanye butavangiye icyo ari cyo cyose, indirimbo zose si haramu kandi indirimbo zose si halal. Zimwe mu ndirimbo ni halal, izindi muri zo ni haramu. Ubundi iyi nsanganyamatsiko irarebana na fiqhi cyane, ari nayo mpamvu bidusaba no kunyuza amaso muri fatawa z'abanyabwenge bacu mu by'amategeko y'idini nk'aya ngaya. Sayyidi Ayatollah Khamenei, Imana imuturindire, baramubajije bati ese niki gishingirwaho mu gutandukanya umuziki uziruwe n'uziririjwe? Byumvikane ko yaramaze kuvuga ko mu miziki hari iziruwe hakaba n'itaziruwe. Hanyuma baboneraho bamubaza icyo kibazo. Bagera naho bamubaza bati ese umuziki wa karahanyuze ntiwaba uziruwe? Bati turifuza ko watubwira ikigenderwaho umuntu acagura imiziki yemewe n'itemewe. Agiye kubasubiza arababwira ati umuziki wose ushobora kubarirwa mu bidafite umumaro hashingiwe ku buryo rubanda rw'aho umuntu aherereye urufu ruwufata. Umuziki uberanye n'ibitaramo by'inkorabusa, kuryoshya, kwinezeza no kwishimisha, uwo muziki ni haramu, hatitawe ku kuvuga ngo ni karahanyuze cyangwa se siyo. Kandi kumenya niba umuziki runaka uziruwe cyangwa uziririjwe biri mu nshingano za mukallafu urebwa n'amategeko y'idini. Niwe ugomba kubigenzura neza yitonze, agendeye ku buryo rubanda rwaho aba rufata bene uwo muziki. Umuziki waba utameze nk'uwo, uwo ntacyo twaye muri Islamu. Barakomeza baramubaza bati ese umuziki ubarirwa mu bidafite umumaro ni muziki bwoko ki? Arabasubiza ati ni umuziki hashingiwe ku miterere yawo ushyira abantu kure y'Imana, uburere n'indangagaciro bya Kisilamu, ukoshya umuntu inzira mbi n'ibyaha. Kandi ibyo byose bimenyekanira ku buryo
abantu baho umuntu atuye bitwara kuri uwo muziki. Akomeza kubishimangira. Ayatollah Sistani nawe n'undi munyabwenge wacu dufite mu bijyanye na fiqh, yabajijwe ku bigendanye no kumva umuziki, maze arasubiza ati mu gihe ari umuziki uberanye n'ibitaramo by'inkorabusa, abaryoshya cyangwa binezeza, uwo muziki ni haramu kuwumva. Ngira ngo tugarukiye aha wenda hari icyo abantu baba batangiye gutoramo, ariko kandi turakomeza kugira ngo birusheho kumvikana neza. Niwitegereza urasanga abanyamategeko y'idini bose bacu baravuze ko gucagura umuziki wa haramu n'uwa halali birasaba nyir'ubwite urebwa n'amategeko y'idini kwitegereza akoresheje ubushishozi, akareba ngo ese uyu muziki ufatwa gute na rubanda rwaho ntuye. Nimba ari umuziki unywana n'ibitaramo by'inkorabusa no kuryoshya, uwo ni haramu. Mu gihe utameze utyo, uwo muziki si haramu. Hanyuma rero twibaze ngo ese ubundi umuziki ni iki? Havuzwe byinshi binyuranye ku gisobanuro cy'umuziki, ku buryo mbona ko ntacyo byaba bitwaye wenda nanjye nkomatanyije ibyo bisobanuro byose nkaba nakwerekana icyo ntoramo cyangwa se icyo mvanamo. Umuziki ni urusobekerane rw'amajwi ahabwa umujyo n'injyana byihariye ku buryo asusurutsa abayumva igihe arimo asohoka mu muhogo. Hano hakaba hashobora kuzamo ibisigo, ibyivugo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma nidushingira sasa ku magambo avugwa n'abanyabwenge bacu mu by'amategeko y'idini, turabona ko umuziki wose ntabwo ushobora kuza ari haramu, kandi nanone umuziki wose ntushobora kuza ari halal. Ahubwo turasanga umuziki wose uganisha ku kinyuranyo cy'indangagaciro za Kisilamu, uwo muziki ni haramu, ni ikizira. Wenda nk'urugero, indirimbo zegereza abantu ubusambanyi n'ibisa nabwo, indirimbo ziri mu njyana zimenyerewe mu bubari n'ibitaramo by'inkorabusa, indirimbo zitakira abantu isi n'imitako yayo ku buryo zigeraho ziboshya bakiyumvamo isi cyane kurenza ibindi, indirimbo zidafite intego runaka zumvikanisha, aho usanga ibizivugwamo nta mumaro bifite na muke, indirimbo zishobora kugusha abantu mu ibangikanyamana, indirimbo zishobora gutuma umuntu yiremereza muri we akumva ahindutse umwibone, nk'indirimbo zigezweho cyane uyu munsi bita rap, hip hop, indirimbo kandi z'inkundo ziganisha ku irari n'amarangamutima atuma habaho kwifuzanya no gukururana hagati y'ibitsina byombi, indirimbo zuzuyemo imvugo nyandagazi, ibitutsi, amateshwa n'amahumvu n'izindi zose ziza zibangamira indangagaciro za Islam. Hanyuma ku rundi ruhande turahasanga indirimbo ziziruye, indirimbo zose zidafite icyo zitwaye indangagaciro za Kisilamu, nk'indirimbo zivuga ku buzima busanzwe bwa buri munsi mu buryo budafite na kimwe butwaye indangagaciro za Islam. Zimwe mu ndirimbo zamamaza mu buryo bwiza, indirimbo zivuga Imana n'ubuhambare bwayo, izivuga ibigwi, intumwa n'abo mu rugo rwayo, zimwe mu ndirimbo z'ibihugu, indirimbo zigamije ubukangurambaga ku bintu runaka byiza, indirimbo zivuga ibyiza by'igihugu, indirimbo z'abana batoya, izifashishwa mu kwigisha se, indirimbo zivuga amahoro n'ineza mu bantu, umubano, indirimbo za gisirikari nziza zongerera ishyaka abasirikari ku rugamba, indirimbo zifashishwa mu bihe runaka byihariye nk'indirimbo z'icyunamo no kwibuka, n'izindi ziza muri runo rwego. Birasaba ko umuntu we ubwe yigenzurira nta marangamutima bishyizemo, akamenya ati umuziki uyu n'uyu uragongana n'indangagaciro za Kisilamu cyangwa ntibigongana. Umuntu ubwe yaba atabishoboye kugenzura akaba yabaza ababimurusha, ababifitemo ubumenyi kumurenza. Ni ukugenzura ibintu bitatu by'ingenzi: amagambo, injyana, amashusho, bigahuzwa n'uko rubanda baho umuntu asanzwe aba bitwara kuri uwo muziki. Hanyuma twibaza duti ese haba hari aya za Qur'ani ziziririza umuziki mubi ugongana n'indangagaciro za Islam? Yego rwose aya zirahari,
aya ya mbere imana iti wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwan ulaika lahum adhabun muhin. Bamwe mu bantu bayobya inzira y'Imana abagifite ugusobanukirwa guke binyuze mu kugura no gukwirakwiza amagambo adafite akamaro cyangwa se imvugo z'amahomvu, maze bagakerensa amategeko n'imirongo y'ibyahishuwe byera by'Imana. Abantu nk'abo bafite ibihano bisuzuguza cyane. Suratul Luqman aya ya 6. Iyo dusesenguye imvugo za Ahlul Bayt alayhimussalam zigira icyo zivuga kuri iyi aya, dusanga hashobora kuzamo n'imiziki mibi ariyo yiswe lahwul hadith cyangwa se imvugo z'amahomvu. Ubundi lahwul hadith ni ibivana umuntu ku kuri kw'ibiriho maze bikamuganisha ku kwirebaho ubwe, amakabya nkuru, ibisigo, imivugo, ibyivugo bidakubiyemo ibintu bifatika. Ibyo byose birazamo. Aya ya 2 Imana iti walladhina la yashhaduna zur wa idha marru billaghwi marru kirama. Kandi abo bagaragu nyakuri b'Imana ntibitabira ibyicaro mburamukoro bigomesha, niyo bagize aho babona ibifite aho bihurira n'imyitwarire mibi idahwitse bahanyurana umucyo wubahitse. Suratul Furqan aya ya 72. Amagambo nka zur, laghu ni amagambo afite ibisobanuro byagutse cyane ku buryo tubwirwa mu mahadisi ko mu bisobanuro byayo hashobora kuzamo n'imiziki cyangwa se indirimbo. Mu mvugo igaragara mu muzingo wa 6 w'igitabo Al-Kafi paje ya 431